Yesu ashimwe cyane abana, pasika nziza kuri mwese. Nongeye kwishima cyane kubana namwe, nari mbakumbuye. Ndashima Imana yuko nongeye guhagarara hano imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe nyine nk'uko ntangiye mbasuhuza. Pasika nziza, ninde wambwira pasika ikivuze? Pasika ivuze iki? Ese ko mu rugo biba mwishimye cyane ngo ni pasika, cyangwa se ubundi nyine tukijya ku rusengero abantu babaga bishimye pasika nziza tugiye, uyu munsi ni pasika, biba bishatse kuvuga iki? Nizeye ko murimo kubwira ba mami icyo pasika ivuze, cyangwa se bakuru banyu icyo pasika ivuze. Pasika rero twebwe nk'abakristo icyo itwibutsa cyangwa se icyo ibisobanuye, tuba twibuka kuzuka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Murabizi yuko twagiye twiga ukuntu yababajwe, ukuntu yavutse, ukuntu nyine yakuze, noneho ubu ngubu twari turimo kwibuka nyine ko yazutse. Yesu rero ni muzima, yarazutse. Reka rero dutangire iyo nkuru yacu, ariko mbere yuko tuyitangira reka tubanze dusenge Imana. Mbahe ikaze mwese, mwicare mutuze dusenge Imana, noneho tugire gute twumve iyi nkuru. Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, tuguhaye icyubahiro. Turagushimira yuko utwemereye guhura uyu munsi nk'abana batoya bo muri Divine Destiny Church ndetse n'inshuti zacu. Wakoze Mwami Imana kuturinda, warakoze kuduha amahirwe yo kugira umwanya wo kumva ijambo ryawe, warakoze kuduha amahirwe yo kumva ubutumwa bwawe bwiza Mwami bubonerwamo agakiza. Urakoze Kristo. Uyu mwanya rero tugiye gusenga, tugiye gutangira amateraniro yacu nk'abana bato. Turagusaba Mwami kugira ngo umwuka wawe wera azabane natwe, atuyobore. Usanga abana aho bari hose Mwami, mu bice bitandukanye, ubaho umutima wo kumva banyotewe ijambo ryawe Mwami. Nanjye umfashe, unkoreshe Mwami, mbe igikoresho cyawe kugira ngo Mwami abana babashe kumva ubutumwa bwawe bwiza. Ni mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Tugiye kubanza twumva akaririmbo, noneho turagaruka twumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. We sing 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone.
rose again. My Jesus is alive. Yesu ashimwe cyane, nizere ko mwanezerewe niyo ndirimbo iravuga ngo 1 2 3 Jesus is alive. Ni bande bazi ko Yesu ari muzima? Reka twese tuvuge ngo Yesu ni muzima. Noneho ngiye kubabwira inkuru imwe dusanga muri Matayo ibice 28 guhera ku murongo wa 5. Iyo nkuru iravuga ngo ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze murebaho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Noneho rero iyi nkuru ikirimo kutubwira aba bagore bari bagiye kumva ya Yesu. Nubwo bari bagiye bari bafite umubabaro nyine, nawe uri kwibaza mu abantu basize nyine umwami wabo yapfuye, nta kundi nyine bafite agahinda, ariko barangije baravuga ati reka tugende dushyireho imibavu cyangwa se nyine dutunganye imva, nka kwa kundi nyine inaha ngaha iyo hari umuntu wapfuye nyine nyuma y'igihe ushobora kugenda kumwibuka ukajyana indabo ugashyiraho. Nabo ni muri urwo rwego bari bagiye kumva Yesu. Ariko umuntu ugiyeyo ntabwo agenda yishimye, birumvikana. Umuntu ugiye kumva abababaye, afite agahinda kenshi. Nabo ni ubwo buryo bari bagiye, kandi wari umunsi wa 3. Bagezeyo ibintu birahinduka, baratungurwa, babona imva irarangaye. Urutare cyangwa igitare cyari kiyitwikiriye cyabirindiwe, ntabwo kiriho. Imitima yabo iratungurwa. Mwari gukorerwaho surprise, nibande bakoreweho surprise. Kwa kundi wumva nyine wikanze ikintu utatekerezaga ko kiri bube, nabo nuko bikanze. Bagiye kubona babona umugabo ngo wambaye imyenda ishashagirana cyangwa se yera. Arababwira ati mwitinya mwebwe kubwo ko nzi ko mushaka umwami Yesu, ariko ntago akiri hano, yazutse nkuko yari yarabibabwiye. Aba bantu rero Yesu Kristo mbere yuko apfa yari yarababwiye yuko ku munsi wa 3 azazuka, ariko nyine kubera ko yari inkuru nyine batamenyereye ntago babyumvishije. Rero marayika yari arimo abibutsa yuko yazutse. Mbega umunezero! Bose bahise bumva bishimye, bagira nyine gutangara, ariko bagira n'ibineza mu mitima yabo. Nyine basubira aho bababwiye, baravuga ngo bajye kubwira abandi. Bagenda banezerewe cyane kujya kuvuga inkuru nziza. Ibaze umwami wawe, niba twebwe tuvuga tuti inshuti yacu irapfuye turababaye, noneho umuntu wari umwami wawe yapfuye, noneho ukuntu waba ubabaye. Noneho ibaze noneho kumva ko yazutse. Barishima cyane kuko yari inkuru itangaje, bajya kubwira abandi. Rero kuzuka kwa Yesu Kristo ni ikintu cy'agaciro cyane. Ntabwo ari kuri aba bagore gusa, ahubwo ni kuri twebwe abizeye Yesu Kristo cyangwa se abakristo, abana b'Imana. Kuzuka kwa Yesu Kristo niko kwatumye tubona ubutsinzi, tubona kubabarirwa ibyaha, tubona tugira ibyiringiro by'ubugingo bushya. Muribuka yuko mu minsi yashize twigishijwe yuko icyaha cyaza mu isi n'umuntu umwe, ariko ngo uko icyaha cyaza mu isi n'umuntu umwe, ni nako no gukiranuka kwaza mu isi n'umuntu umwe. Yabizanye gute rero bana bato? Yabizanye binyuze muri kwa kubabazwa, yarangiza agapfa, ariko ntibirangirire ku gupfa gusa, ahubwo akazuka, noneho tukabasha kubona ubugingo buhoraho cyangwa se kubona agakiza kabonerwa nyine muri Yesu Kristo. Iyo atazuka ntabwo twari kuvuga ngo tubufite agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, ariko kubera ko yazutse niyo mpamvu tuvuga ngo yes, ni muzima, yes, ni muzima. Haleluya! Imana iramugisha cyane. Noneho hari inkuru rero nshaka kubabwira. Ndashaka kuyitangira, ndaza kuvuga icyanditswe nyuma, ariko hari inkuru yabayeho. Umugabo yari afite abana, noneho yumva muri quartier abantu baravuga ko hari abaturanyi nyine, hari ikirori kigiye kuba, fete ikomeye nyine, hari umukire w'umunyacyubahiro baturanye.
papa abwira abana baritegura bambara neza, na papa yambara neza, barangije bajya muri icyo kirori. Bahageze kuri portaye cyangwa se kuri gate cyangwa ku rupangu, bahasanga abasekirite, bakajya basoma amazina, baravuga ngo hano harinjira abanyacyubahiro, turasoma amazina nyine binjire. Noneho abana barahagarara na papa wabo bategereza yuko bari buze kuvuga amazina yabo, barasoma abantu bakinjira. Noneho abasekirite barangira baravuga ngo sorry, mwihangane, ntabwo mwebwe muri kuri lisiti y'abanyacyubahiro bagomba kwinjira muri ibi birori. Mbega ukuntu papa yababaye, mbega ukuntu abana bababaye, umwanya bafashe bitegura, ariko ngo kubera ko atari abanyacyubahiro, kubera yuko atari abanyacyubahiro ntabwo bagomba kwinjira muri ibi birori. Ariko mwari muzi iyindi nkuru nziza? Hari inkuru nziza itangaje noneho irenze iyo ngiyo. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo ni inkuru itangaje, aho Yesu Kristo, aho Imana Data noneho nyiri icyubahiro kiruta icyubahiro cyose yatanze ubutumire nyine kuri buri muntu wese, atari abakene gusa, ahubwo buri muntu wese, ukomeye, uworoheje, umukene, umukire, mama, papa, abana, twese twemerewe kubona ubwo butumire. Ni ukuvuga ngo muri Kristo ntabyo kuvuga ngo wowe uri umunyacyubahiro, ahubwo twese tuzaba turi abanyacyubahiro kubera yuko twizeye Yesu Kristo. Twinjire mu gitaramo cyangwa se muri fete ya Yesu Kristo n'Imana, noneho twishimane nabo. Ariko noneho hari ikibazo. Kwinjira muri ibyo birori naho birasaba gusa kwizera Umwami Yesu. Ese mu buzima bwawe waba warizeye Yesu Kristo? Waba warakiriye ubutumire kuko Yesu yarabutanze, kuko Imana yarabutanze yohereza Yesu Kristo? Abana twisuzume twese twibaze tuti, ese naba narakiriye ubu butumire? Ese naba narizeye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanjye? Niba ntari namwizera se, ntabwo nshaka kuzaba muri ibi birori. Ese nanjye ndashaka kuzaba nka wa muntu waheshejwe inyuma kubera ko bamubwiye ko atari umunyacyubahiro? Noneho se niba abantu bishimira yuko abanyacyubahiro bo mu isi babatumira, noneho ibaza Imana yaremye isi n'ijuru ikarema abo banyacyubahiro bose, ko yadutumiye, murumva mudafite amatsiko yo kuzajya muri icyo gitaramo? Niba rero muyafite kandi ukaba utari wabona iyi invitasiyo cyangwa wayakira, ndagusaba kugira ngo uyu munsi ufate umwanya wakire Kristo nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, umwemerere, umubwire uti ndashaka kuzabona nanjye muri abo banyacyubahiro bazinjira muri ubwo bwami bwawe. Ndashaka kuzaba nanjye kwakira ubu butumire kugira ngo nanjye nzabe muri iki gitaramo cyo mu ijuru, aho uzaba uri kumwe n'Imana Data. Ndabakunda cyane kandi ndifuza yuko rwose twese tuzabana muri icyo gitaramo, tukaririmba tukishima. Imana ibahe umugisha. Ubu rero turangije akanya k'ijambo ry'Imana, tugiye mu mwanya wo gufata mu mutwe icyanditswe. Ariko mbere yaho hari akaririmbo tugiye gushyiramo, dufatanye kukaririmba. Ni isengesho ku muntu wese utari wizera Yesu Kristo cyangwa utari wamwakira, abwira Imana yuko ashaka kuba umukristo binyuze muri iri sengesho. Nawe wabaye umukristo ariko ukaba usanga ubuzima bwawe utari wahinduka neza, utangire uririmbe iyo ndirimbo kugira ngo nyine ibe nk'isengesho urimo gusenga imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart.
umwanya nyine wo kubwira Imana yuko mwami turashaka kuba abakristo, mwami turashaka guhinduka, turashaka kugukunda mu mitima yacu, turashaka kugukunda kugira ngo natwe tuzinjire muri ibyo birori. Kandi turagushimira yuko rwose wazanye Yesu Kristo agapfa akazuka, uyu munsi tukaba dufite agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Noneho rero tugiye kureba umurongo wo gufata mu mutwe, turawusanga muri Yohana wa mbere, ubwo ni urwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 9. Dusubiremo Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 9. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Twongere dusubiremo Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 9. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Amen. Reka dusenge Imana dusoza amateraniro yacu. Mwakoze kwihangana cyane. Amen. Mwami turagushimira kuko uri Imana igira neza, tugushimira urukundo rwawe rutangaje rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo mwami duhabwe uburenganzira, tubone invitation yo kwitwa abana bawe, yo kuzabona ubugingo buhoraho. Turagushimira yuko nta handi agakiza kabonerwa keretse muri Kristo. Uyu munsi twari turimo kwibuka yuko wazutse, urupfu rutaguheranye, none natwe tukaba dufite ibyo byiringiro, tukaba dufite ayo mahirwe yo kukwiringira nk'umwami n'umukiza wacu. Ndasenga kugira ngo mwami ufashe abana aho bari hose, utari yakwizera mwami umuhe imbaraga, umuhe kumva yuko mwami nta bundi buryo mwami Imana azinjira muri ibi birori, nta bundi buryo mwami azishimana nawe ndetse n'umwana wawe Yesu Kristo, ahubwo binyuze mu kwemera ubu butumire, binyuze mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ndasengera abana barwaye kugira ngo bakize, ndasengera mwami imiryango yacu, ba mama na ba papa, abavandimwe bacu ba hafi ndetse n'abakure, kugira ngo urusheho kubagirira neza. Abatamerewe neza mu mitima ubahe kumererwa neza, ubahe umunezero, ubibutse yuko Kristo abakunda, ubibutse yuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo tubashe kubeshwaho nawe. Ndasenga kugira ngo mwami Imana n'abandi bana batabasha kumva iyi nkuru, aba ngaba bayumvishije mwami bazabashe gushira amanga, babibwire nabo ngabo batari babyumva. Papa urakoze kuko uri Imana igira neza, urakoze ko wabanye natwe muri aya materaniro, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.